wigeze wumva nta gaciro ufite kuko mu mufuka wawe nta faranga na rimwe ufite? Isi dukuriramo ikunda gupima agaciro k'umuntu hashingiwe ku bintu cyangwa se ku byo atunze. Ariko nyamara uko si ukuri, agaciro kawe ntikari mu mufuka bro, kari mu mitekerereze yawe. Numenya uwo uri we, ukajya wita ku byo ukunda nawe ushaka kugera, uzaba uri umukire cyangwa uzaba umukire kurusha benshi. Icyerekezo cyawe ntigisaba amafaranga, oya, ibyo ngibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Gisaba gusobanukirwa gusa no kugira ubutwari bwo kwiyemeza gukurikiza ibyo wasobanukiwe, cyangwa bwo kwiyemeza gukomeza guharanira kuba cyangwa kugendera mu nzira z'ibyo wamenye. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, nguhaye ikaze mu isi y'abagabo. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Naho iby'iyi ngingo ntangiye nkuganirizaho nibyo tugiye kuganira ndetse nkabisesengura neza ukava aha ngaho usobanukiwe. Niba ufite ubushake bwo gutega amatwi iki kiganiro, ufite amahirwe nuramuka ucyumvishe mpaka ukigejeje ku musozo, kuko ari wowe wenyine uri bubashe gucyura ubumenyi nifuje kugusangiza muri iyi video y'uyu munsi. Nk'uko nari ntangiye mbikubwira, agaciro kawe ntikari mu mufuka pe, agaciro kawe ntikari ku bintu biri kuri konti, ahubwo agaciro kawe kari mu mitekerereze yawe. Reka ibi bintu ngerageze kubigusesengurira. Ubundi ikintu cya mbere usabwa ni ukwimenya. Icya kabiri, usabwa kumenya kuyobora amarangamutima yawe. Icya gatatu, ukamenya kugira imitekerereze mizima y'imari. Menya imbaraga zawe n'ibintu ukunda, umenye n'ibiguca intege. Uvuga uti ibintu nkunda ni ibihe, ibinca intege ni ibihe, ni ibihe abantu bangana bashaka. Tangira umenye agaciro kawe mu bandi. Tangira wige kuyobora amarangamutima yawe. Uburyo bwonyine wamenya kuyobora amarangamutima yawe ni uko wagira ubumenyi bwo gutuza muri wowe, ukamenya kumva amarangamutima yawe, ukareka kujya wirirwa usuzugura amarangamutima yawe, ukarekera kuba wa muntu ubaho atitega amatwi, atamenya ati ngewe nshaka iki. Ukanoza neza imitekerereze yawe ku icungamutungo, imitekerereze yawe kuri duke winjiza. Ukajya wibaza uti ese nakora iki? Nubwo waba ntacyo ufite, tangira kwitwara nk'umuntu uyobora miliyari. Tangira kubika cyangwa utangirire kuri ibyo bikeya ufite. Nibwo buryo bwonyine ubuzima bwawe bwabasha kugira ejo hazaza hazima. Brother cyangwa sister, nabonye hari bashiki bacu batangiye kujoininga bakora subscribe, bigaragaza umuhate n'umurava n'ubushake bafite bwo kugira abo bababo, bafite bwo kugira ngo barebe ko baba abandi bantu, kuko basigaye banyereka ko 40% by'abantu bakoze subscribe, by'abantu bakurikirana izi content ari abakobwa, ubwo abagabo bafite 60%. Nabo bakwiye amashyi, bakwiye kabisa icyubahiro cyabo hano muri izi content. Niyo mpamvu ntangiye nkubwira nti brother cyangwa sister, ubukene ni ibintu bishira. Kutamenya agaciro kawe, ibyo nibyo biteye ubwoba. Ushobora kuba wumva ubukene ari cyo kintu kibi waba warahuye nacyo mu buzima bwawe, ariko brother cyangwa sister, ikintu cyonyine giteye ubwoba, giteje inkeke, ni ukutamenya agaciro kawe. Nutangira kumenya agaciro kawe, nibwo ibintu byose bizahinduka. Ariko igihe cyose utaramenya agaciro kawe, ubuzima bwawe buri mu kaga, ubuzima bwawe buri mu kangaratete. Icyo nakubwira, tangira ufunga amaso wibaza uti ni muntu ki ndi kugenda mba, kandi nawe uri buze kubibona. Tangira wibaza uti ejo hazaza hanjye ndi kuhatwara ne. Tangira wibaza uti ese mfite angahe? Kuko wowe, yego wowe ni wowe mutungo wawe w'agaciro kurusha byose. Ushobora kuba mu buzima bwawe utajya wumva yuko hari umumaro ufite, ariko wowe ubwawe, wowe wenyine, wowe ku giti cyawe ntiwabona amafaranga aguza ubuzima bwawe. Rekera kwisuzugura, rekera kwigita umukene, rekera kwibona nk'umuntu w'icyohe, w'icyontagazi. Niba uri umukobwa, rekera kwiyandarika wumva ko ntacyo umaze. Niba uri umujene, rekera kwiheba wiyangiza, wiyicisha inzoga n'itabi wumva ko ntacyo umaze. Niba ibyo nkubwira utari kubyumva neza, reka ngerageze nguhe urundi rugero ruri bubashe gutuma usobanukirwa. Wowe kuba utiyumva, wowe kuba
utiyizi, wowe kuba utazi agaciro kawe, abantu bonyine bazi agaciro k'ikiremwa muntu bazakoresha agaciro kawe, bafate icyo wakimariye babikoreshe mu buzima bwabo, usanga ukimariye abandi. Ibi bintu bishobora kuba biri kukubaho cyangwa byarakubayeho. Kubera ko utazi agaciro kawe, uzisanga uri guteza imbere abandi. Wowe wananiye kwikorera ngo witeze imbere, nta kundi nyine genda ukiza abandi. Wowe wananiwe gufata bwa bumenyi bwawe, usanganwe bwa bumenyi bwawe wahawe n'Imana ngo ubukoreshe mu byawe witeze imbere, nta kundi genda uba umucakara w'abandi. Abamenye ubwenge bazayobora abatabufite. Mu gihe cyose rero wemeye kuba igihone ukananirwa kuyobora ubwenge bwawe, brother cyangwa sister, tuza, ubuzima bwawe buzagirira umumaro abandi. Humura, ntago buzapfa ubusa pe, bupfa kuba bwarageze hano mu isi. Nk'urugero rworoshye, muri Kenya hari agace kabamo abakene bihebye cyane kubera ubukene, baba bumva ubuzima bwabo nta kintu batakora cyangwa nta kintu batatanga icyo ari cyo cyose kugira ngo babone amafaranga cyangwa kugira ngo bakire. Urubyiruko rwaho kubera ubukene bukabije buba muri ako gace, rwisanze ruhura n'abantu b'abakomisiyoneri barushuka, rukajya kugurisha ibice bimwe mu ngingo zigize umubiri wabo, bakajya kubigurisha ku bitaro by'Abahinde biba muri ako gace, bakababeshya ko barabahereza $4,000 by'idolari, barangiza bakavayo bacyuye amafaranga $4,000 by'idolari. Ayo mafaranga baba bumva ari amafaranga menshi cyane. Iyo bamaze kugurisha ibice by'ingingo z'umubiri wabo nk'impyiko, basohokamo cyangwa bataha bafitemo $4,000 by'idolari. Muri ibyo $4,000 amafaranga menshi bayatakaza bari kongera kurikavaringa cyangwa barimo barongera kugerageza kureba ko basubira mu buzima busanzwe, ndetse banakira n'ibikomere batewe na surgery baba barakorewe. Andi mafaranga asigaye bahita bajya kuyaguramo moto, bakumva ko bashaka kwibera abamotari batandukanye n'ubukene. Ariko brother cyangwa sister, wowe unteze amatwi, amafaranga ayo ari yo yose wahawe, zirikana yuko agira iherezo, zirikana yuko ashira. Ikintu cyonyine gihita kiba kuri abo bajene nuko nyuma yo kuguramo izo moto bifuzaga, n'ubundi ubuzima butarekera kubagora, n'ubundi ubuzima butarekera kubabera umutwaro, basigara bicuza icyo gikorwa bakoze, kubera yuko bo baramutse barwaye n'impyiko bagurishije urupyiko rwabo rumwe ku $4,000 by'idolari, ariko bo niyo bakuba 2 cyangwa 3 ntago babona insimburangingo y'urupyiko rumwe. Basi bo batangiye amafaranga, bo ntago babona n'insimburangingo basi yabafasha kugira ngo bakomeze kubaho, kuko baba baragurishije ibice by'umubiri bihenze. Brother, nubura ubwenge muri iyi si, humura, ntago ubuzima bwawe buzapfa ubusa upfa kuba uri muri iyi si. Bugomba kugira abandi bugirira umumaro. Wowe unteze amatwi, nakumenyeshaga ko iyi si nta myanda igira. Buri kintu cyose kigaragara nk'umwanda gikorerwa recycling, kikabyazwamo undi musaruro. Nk'urugero, amaplastike, ano macupa ya plastike mwirirwa mujugunya aho mubonye, abantu barayafata bakayakorektingira ahantu hamwe, bakayabyazamo imyenda. Iyi myanda mwirirwa mujugunya nayo barayifata bakayihuriza hamwe, bakayibyazamo ifumbire. Ibi byuma mureba mukavuga ati ibi byapfuye ubusa, ubukora ubuyi muvuga ngo ntacyo bumaze, barabufata bakabuhuriza hamwe, barangiza bakabubyazamo za ferabeto cyangwa n'ibindi byuma mwongera mugasubira ku isoko kugura. Niko n'abantu b'ibicucu cyangwa abantu bananiwe kumenya agaciro kabo, abantu batangiye kwibona nk'imburamukoro nk'aho nta kintu bamaze, nabo abakire cyangwa se abantu bose bafite ubwonko bubona agaciro kabo, cyangwa abantu bose basobanukiwe agaciro kabo, babafata bakabashyira mu nyungu zabo, ubundi bakababyaza umusaruro, abandi bazi yuko nta kintu bamaze. Nkawe uteze amatwi iki kiganiro utaramenya agaciro kawe, nkawe uteze amatwi iki kiganiro utaramenya neza uwo uriwe, ubu iki kiganiro giteze amatwi ariko hari abandi bantu uri kubyarira umusaruro. Ahubwo ikibazo nakubaza, witeguye kugira impinduka mu buzima bwawe? Witeguye kuva muri iyo bloke cyangwa muri urwo ruziga rw'ubwoba bw'ubuzima ufite, ubundi ugahitamo guhangana nabwo, ugahitamo kureba ubuzima mu maso, ugakora igikwiye? Ese witeguye kuva muri comfort zone urimo, aho ngaho wumva yuko ariho hatagize icyo hagutwaye nyamara utahishimiye, kugira ngo uharanire impinduka mu buzima bwawe?
icyo kibazo kibaze, kuko niba ibyo ngibyo utabishoboye brother cyangwa sister, ntago nagushishikariza guharanira impinduka mu buzima bwawe, kubera yuko nicyo kintu cya mbere kiryana, nicyo kintu cya mbere kibabaza mu marangamutima. Rero niba utiteguye, nta kundi, guma muri ubwo buzima utishimiye, guma muri ubwo buzima butaguha umunezero, ariko wumva yuko ari uko nguko bwakagenze. Ariko umuntu muzima ukeneye impinduka mu buzima bwe, ntibikwiye ko aterwa ubwoba no guhangana n'ibibazo cyangwa no guhangana n'ibigoye abona biba biri mu nzira ze, ahubwo akwiye kuba afite umurava, akwiye kuba afite umuhate wo kumva yuko agomba kwikemurira ibibazo, kuko ibibazo muri iyi si, abo mukire abo mukene, ntibijya bigira iherezo. Rero waharanira impinduka mu buzima bwawe, ukajya kuri ya ntebe wumva wifuza kwicaraho, ya ntebe wumva igukwiriye, cyangwa wabireka ugahitamo kwicara kuri iyo ntebe isi yakugeneye kubera ubwoba bwawe, n'ubundi ubuzima buzaba ari bumwe, uzahora uhanganye n'ibibazo, uzahora uhanganye n'ibigoye. Ikizima ni uko wowe washirika ubute, ni uko wowe washirika ubwoba, ukiha ya ntebe cyangwa ukiha bya byicaro wowe wumva bigukwiriye, ugahangana n'ibibazo biba muri iyo phase cyangwa biba muri iyo stage y'ubuzima wowe wifuje kubamo, aho kugira ngo ukomeze guhangana n'ibibazo biba muri iyo phase cyangwa iyo stage y'ubuzima wowe utigeze urota kubamo. Ubu iki kiganiro ugiteze amatwi, nawe hari abandi bantu bagufashe muri icyo gihe cyose umaze uri umwanda, ubona ntacyo umaze, bo bakaba barakwifashishije kugera ku byo bagezeho ubu ngubu bitewe n'imirimo yawe cyangwa yanyu mwebwe mwihurije hamwe. Hari umuntu imaze kugurira Vewiti, wabashije kubabonamo icyo mumaze, wabashije kumenya ko hari umumaro mufite. Wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro, ndashaka ko usiga iyi video cyangwa usoza iyi video wibuka ibi bintu bitatu. Wibuke agaciro kawe ko kadapimirwa ku mafaranga cyangwa ku byo utunze. Icya kabiri, ndashaka ko usigara uzirikana ko amarangamutima yawe ari ubutumwa, atari ibintu bigomba kugutwara, ahubwo wowe tega amatwi amarangamutima yawe. Ndashaka ko ikintu cya gatatu uzirikana ari uko ubutunzi nyabwo butangirira mu bitekerezo byawe, si mu mufuka. Ufite byinshi byo gutanga kandi byiza iyi si ikeneye kubona. Ushobora kuba uri kumva iki kiganiro ukaba utangiye kwibaza uti se ubundi harya mfite iki? Oya, wibikora gutyo, wikwibaza utyo, ahubwo fata aka kanya wibaza uti ese ndi kugana he? Ubuzima bwanjye ndi kubuha ikihe cyerekezo? Ese mfite iyihe purpose mu buzima bwanjye? Fata uyu mwanya witekerezaho, fata uyu mwanya wiyibazeho, wiyigeho, wongere winyuremo mu ijambo rimwe. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, ndifuza ko utangira kumenya aho ugana, ukamenya icyerekezo urimo ugendamo cyangwa icyerekezo urimo ujyamo. Kabone nubwo waba ugiye gutangirira ku busa, ntuzatinye gutangira. Kabone nubwo waba ugiye gutangira ubona nta kintu gihari, ntuzagire ubwoba, ntuzagire gushidikanya ku gutangira gushyira ubuzima bwawe ku murongo, ku gutangira gukorera ejo hazaza hawe. Reka nsoze nkubwira yuko cyangwa nkwibutsa yuko nta mukene ubaho. Umukene wenyine ubaho muri iyi si ni umuntu utazi agaciro ke, ni umuntu utimenya, umuntu utazi umumaro afite muri iyi si. Uwo niwe mukene wenyine. Ntago ubukene ari ukuba nta faranga na rimwe ufite mu mufuka. Reka nsoze ikiganiro nkwibutsa gukora subscribe. Ikiganiro Isi y'Abagabo nakagaruka. Ciao ciao.